Yego muri inshuti zanjye, niyo mpamvu tugiye kuvuga ku ngingo mwansabye muri benshi, uko wagira amaguru mato mato meza agaragara neza kandi akurura abatari bake k'umubiri wawe. Muri iki kiganiro turaza gukoresha ubuhamya butandukanye tuvana mu buvuzi bugezweho ndetse n'ubumenyi bugezweho siyanse. Ube hafi rero tukugezaho ibiganiro, inkuru zigezweho kandi amasomo y'ubuzima. Hano ni kuri Telemutanyi Rwanda. Niba utarabikoze, iyo umanutse munsi y'iyi video ugakanda hano handitse ijambo subscribe, ni ahagana iburyo ahagana hasi, nibwo utangira kujya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bworoshye cyane mu gihe kizaza ubudacikanwa. Tumaze kuba umuryango w'abantu 16,000 birenga, injira mu bandi rero ikaze. Niba umaze gukora subscribe rero, umuntu aramutse yifuza guhindura imiterere y'amaguru ye, birumvikana agomba guhera ku gusobanukirwa ngo mbese ingano y'amaguru ubundi igenwa n'iki, uburyo imikaya yawe iremetse, ibinure ufite ndetse n'ubwoko bw'umuryango abo uturukaho, byose bigira uruhare rukomeye cyane ahangaha. Niba uvuka ku mubyeyi ufite cyangwa se ugira amaguru manini muri kamere ye, rwose kuri iyi ngingo nawe nta kwirirwa uburana, uzagira amaguru manini. Abo ukomokaho, ubwoko bw'umuryango ntabwo wabuhindura. Icyo dushaka guhindura hano ni ingano y'amaguru akaba mato mato meza. Rero twe turaza kwibanda ku bindi bintu twagiraho ububasha. Ibiryo urya hano bifite ijambo rikomeye ku muntu urya indyo yuzuye, kurya ibiribwa byiza byagufasha cyane kugabanya ibinure muri rusange, yewe no ku maguru. Ita cyane ku biribwa byuzuye intungamubiri nyinshi kuruta uko byaba bifite karori, ubwo ni ibitera imbaraga ndetse n'ibinure kuruta uko byaba byuzuye ibyo ngibyo. Amagi, amafi, tofu, inyama z'abagorozi cyangwa se abatampera, izo nizo tofu, inkoko, ibiryo nk'ibyo. Mu gihe uhisemo kurya ibinure, rya ibyiza ku mubiri. Ibande cyane ku mboga rwatsi, zirye kandi uzigire nyinshi mu byo ufata, mu byo urya. Irinde cyane ibinyobwa byakorewe mu nganda bifunze, cyane cyane mu makanete, ndetse n'ibinyobwa byuzuye amasukari byirinde. Nk'ubu kunywa icyayi cy'icyatsi kizwi nka green tea byongera cyane uburyo umubiri ukoreshamo ibyo wariye. Kizwiho gutuma umubiri utwika ibinure byinshi, ibyo twita metabolisme. Ku muntu wifuza amaguru mato mato meza ashaka yatangira kunywa icyayi nk'iki. Imyitozo igorora amaguru kandi igakoresha amaguru. Dore imwe mu myitozo igorora amaguru watangira kujya ukora niba wifuza amaguru mato 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 kandi akaba ari meza. Squats, umwitozo ukoresha cyane amatako yawe kandi n'icyitwa glutes. Yiyemeza kujya ukora amaseti 3 buri munsi, kandi buri seti nibura ujya ukora inshuro 15 nk'uko bireba muri video. Undi mwitozo ni lunges. Lunges, uyu ni umwitozo wibanda cyane ku cyitwa quads na hamstrings. Ni ugukora uku ubireba, ugakora amaseti 3 ukora inshuro 12 kuri buri kuguru. Leg raisers, kuzamura amaguru nk'uko bireba ku mashusho, byagufasha cyane guhindura ahagana mu matako yawe. Hagati yaho gerageza gukora amaseti 3 ukora inshuro 20 uzamura amaguru umanura. Cardio ni undi mwitozo cyangwa se ubwoko bw'umwitozo. Imyitozo igorora umubiri nko kwiruka, gutwara igare, koga mu mazi menshi, byose ni ibintu bisunikira umubiri gutwika ibinure byinshi. Jya ukora nibura iminota 30, nibura inshuro 3 kuri enye mu cyumweru. Muranyumva? Ubu bushakashatsi bwinshi bwagiye bugaragaza ko imyitozo yo mu rwego rwo hejuru cyane iri mu ituma ibinure by'umubiri bishonga cyane ku rwego rwo hejuru. Ni imyitozo irangwa no gukoresha umubiri cyane, ariko hagati ya buri mwitozo cyangwa se ya buri gice kigize umwitozo ukajya uruhuka. Ni imyitozo usibye ibiribwa n'imyitozo igorora umubiri cyangwa se amaguru. Hari uburyo bw'imibereho watangira guhindura kubaho ku buryo abantu babona amaguru yawe uko ubishaka. Iki gihe bizatangira kutugora kongera kubona ubunini bw'amaguru yawe. Kunywa amazi menshi kandi ahagije. Kunywa amazi menshi bifasha umubiri gusohora uburozi muri wo, kandi bikawufasha gusohora amwe mu mazi rimwe na rimwe yibika mu mubiri, ibizwi nka water retention. Mu biranga ubu burwayi water retention habaho ukubyimbirwa mu bice nk'amaguru kubera ukwirundanya kw'amazi muri ibyo bice, ibizwi cyane nka edema mu cyongereza ngaho. Ruhuka kandi sinzira bihagije. Gusinzira neza bihagije ni ikintu cy'ingenzi cyane mu gusubiza imikaya yawe ku murongo no kuyiruhura. Ibirenze ibyo kandi ni na byiza ku buzima muri rusange.
Irinde kandi kujya umara umwanya munini cyane wicaye. Gerageza ujye uhaguruka witembereze buri saha, nibura amaraso yawe akomeza atembere neza mu mubiri igihe cyose uri kumara umwanya wicaye cyangwa se wicaye hamwe. Ubu bivuga ko ameza asa n'ari hejuru n'intebe nkazo biri mu bituma umuntu agabanya ibyago byo kwiyongera kw'ibiro bye ndetse n'umubyibuho ukabije obesity. Ugura ibikoresho bimeze bite? Bisa naho impinduka ntoya zonyine zarema itandukaniro mu buzima bwawe. Hari uburyo bumwe bworoshye wakoresha uri mu rugo amaguru yawe ukayagira mato kandi akagaragara neza ku buryo tutamenya ibyabaye. Abantu bamwe uzabona bakoresha amapantaro amwe bayambara birumvikana nk'ayitwa high waisted pants. Aya aba arikuye hasi hejuru agufashe. Amapantaro amwe n'amwe aba arimo imirongo ukuntu imanuye. Ibi bigatuma bagaragaza neza cyane amaguru yabo ku buryo ubona bafite amaguru maremare kandi mato mato. Kwambara inkweto ziri hejuru bizagufasha kujijisha benshi mu bakureba ku buryo babona ufite amaguru maremare meza. Guhindura amaguru yawe uko uyifuza bizagusaba igihe kandi no guhozaho. Ibande cyane ku byo urya, ibande cyane ku buryo ubayeho kandi ntukigore. Ishimire buri ntambwe yose uzagenda utera uko yaba ingana kose. Nibura bivuga ko umuntu kugira abone ko umubiri we watangiye guhinduka iyo ari kugira icyo awuhinduraho, bavuga ko ubundi bitwara ibyumweru 4. Bizagutwara ibyumweru 8 kugira abandi bantu nkatwe dutangire tubibone ko umubiri wawe uri guhinduka. Bizatwara kandi ibyumweru 12 kugira isi yose none itangire kuba yabibona, uwava amahanga yose rwose. Rero ntugacike intege. Ngibyo iby'amaguru mato mato agaragara neza. Nizeye ko wakunze iki kiganiro. Ku kirahuri cyawe uri kureba iyi video nagushyiriye iyindi video wareba, ndabizi nayo uraza kuyikunda. Murabeho nawe ubutaha. Amazina yanjye ni Samuel Mugisha.